Red Blue JD. Umva neza ibi ngiye kukubwira. Kanda akanyenyeri 21 akanyenyeri ugashyiraho nimero ushaka ko izajya ikwitabira, hanyuma ugakanda urwego, hanyuma ukemeza ugakanda yes cyangwa se okay. Urugero ukanda akanyenyeri 21 akanyenyeri 078 nyine ugashyiraho nimero z'umuntu runaka, ugashyiraho urwego, ugakanda yes cyangwa se okay ukemeza. Iyo ukoze ibyo mvuze ugakurikiza inzira neza, ubukoze cyitwa David Call. First things first, I will show you the thing that works on Android on Samsung. You need to click open on settings, and under settings, call settings, you may clearly see call forwarding someplace. In case it doesn't appear, it will definitely appear under supplementary services. Bukaba ari uburyo bukoze cyangwa se buhaye nimero runaka ubushobozi bwo kwitaba umuntu wese uguhamagaye. Urugero mbega njye nshobora kuguhamagara, ariko aho wowe mpamagaye wanyitabye, nkitabwa n'umukunzi wawe mu gihe wamuhaye ubwo bushobozi. Kwitotomba, gukeka buri muntu wese ukuzengurutse cyangwa uguhora hafi, kurakarira ibigo by'itumanaho ni bimwe mu byo usanga abantu bavuga ko telefone zabo zigendanwa zitabwa n'abandi bakeka ko baba binjiriwe, ibyo mu cyongereza bita hacking. Nyamara mu gihe ba nyirazo baba bazifite ndetse bakanazihamagara bigakunda, rimwe na rimwe bikunze kugaragara ko iki kibazo nyiri telefone cyikemura ubwe atagombye kwitabaza abatekinisiye mu gukora za telefone cyangwa se bimwe mu bigo by'itumanaho bitewe n'icyo akoresha. Nkuko tubikesha n'imbuga z'itumanaho nka telefonestack.co.uk n'urubuga rwa MTN Rwanda Telecommunications Heritage Group THG. Ubu buryo bwo kuba telefone yawe ishobora kwitabwa n'undi muntu kandi utazi ngo si ikibazo, ahubwo ngo ni bumwe mu buryo bwakoreshwa na buri wese ukoresha telefone. Nawe ushobora gukoresha ubu buryo mu gihe uri ahantu utabasha gukoresha telefone cyangwa se udashaka kuyitaba, ariko kaba yaba undi muntu wizeye ukamuha ubwo burenganzira bwo kwitabira umuntu runaka binyuze ku yindi nimero ya telefone asanzwe akoresha ari gitandukanye n'iyawe. Ubwo buryo bakaba bwita call divert cyangwa se divert call cyangwa se bakabwita call forward mu rurimi rw'icyongereza. Hari uburyo bubiri ushobora kwifashisha kugira ngo ukoreshe uburyo butuma utumvirizwa end to end encryption. Hari uburyo bikorerwa imbere muri software, hakaba n'uburyo bikorerwa inyuma muri hardware. Iyi niyo ngingo tugiye kwibandaho tugaragaza uburyo divert call cyangwa se call forward ikora n'uburyo wayivamo mu gihe ubyisanzemo. Turaza kuvuga kandi n'ingaruka bigira kubikoresha, tunagaruka ku buryo wakoresha telefone yawe itumvirizwa. Njye ndi Emmanuel ahishakiye, ni kuri Red Blue JD, kuri TikTok, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, hose twitwa Red Blue JD. Muri iki kinyejana telefone ngendanwa ni kimwe mu bintu bidufasha mu itumanaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko nubwo ifite umumaro mwinshi ishobora guteza ibibazo bikomeye mu buzima bwa muntu mu gihe yakoreshejwe nabi. Mu gihe umuntu akoresha telefone ye aba agomba kugira umurongo ngenderwaho ndetse akamenya ibyo agomba kwirinda byatuma amareyo yo muri telefone yinjira mu mubiri we bikamwangiza. Dore intambwe zagufasha gukoresha telefone yawe neza. Kwirinda ikiganiro kirekire, kuganirira umwanya munini kuri telefone udakoresheje utwumvisho cyangwa se headphones bishobora kwangiza uturemangingo tw'ubwonko. Uko umuntu yishimira kuvugira kuri telefone umwanya munini niko amareyo yinjira mu mubiri we akangiza ubwonko, uruhu, amatwi ndetse n'ibindi bice by'umubiri. Mu gihe hakoreshejwe utwumvisho cyangwa se headphones cyangwa se écouteurs, ni kuvuga nyine tumwe twabugenewe, tugabanya ubukana bigatuma ubwonko butangirika. Gushyira telefone kure y'umubiri wawe. Telefone kimwe n'ibindi bikoresho nkabyo ntibikwiriye kwegera umubiri w'umuntu. Niba uri mu rugendo yishyire mu gikapu cyangwa se mu gifuniko cyayo cyabugenewe. Mu gihe uryamye ni byiza gushyira telefone kure y'uburiri bwawe. Kuzimya Bluetooth mu gihe itari gukoreshwa. Ni byiza kuzimya Bluetooth cyangwa internet mbere yo gusinzira, kuko wireless na Bluetooth bishobora kubangamira imikorere myiza y'ubwonko. Kwirinda kwitabira telefone ahantu hatari rezo yuzuye. Mu gihe umuntu arimo kwitaba telefone cyangwa se arimo guhamagarira ahantu, bigatuma amariyo ava muri telefone yiyongera akinjira mu mubiri ari menshi, bityo kwangirika k'umubiri kukiyongera. Kurinda abana gukinisha telefone. Abana ni abantu bafite ibyago byinshi byo kwangizwa na telefone bitewe n'uko ubwonko bwabo buba bukiri buto. Ubushakashatsi bwerekanye ko gukoresha telefone ku mwana uri munsi y'imyaka 10 byangiza gukura kw'amagufwa ye. Bityo rero si byiza kwemerera abana gukinisha telefone cyangwa kuyivugiraho kuko bibangamira ubwonko n'imikurire yabo muri rusange. Kwandika ubutumwa bwinshi, guhamagara igihe gito
Mu rwego rwo kwirinda kugerwaho n'ingaruka mbi zo gukoresha telefone, ni byiza kuganira na mugenzi wawe mukoresheje kwandikirana ubutumwa cyangwa se message kuruta guhamagara igihe kirekire, kuko mu gihe cyo kwandika telefone iba iri kure y'ubwonko, icyo bigatuma butangirika. Muri make, nk'uko ikoranabuhanga ritera imbere umunsi ku wundi, dukwiye gusobanukirwa ko rifite ibyiza byinshi ritugezaho, ariko tutirengagije ko mu gihe rikoreshejwe nabi byangiza ubuzima bwacu. Nimureke rero twitoze gukoresha telefone mu buryo bwiza, twirinda ko zangiza ubwonko bwacu ndetse n'umubiri wacu muri rusange. lfpage.com niko ibigaragaza, ni rwo rubuga twasomye hibi. Mu mikoreshereze yacu ya telefone ya buri munsi, hari ubwo tujya tubona tukabona duhamagawe na nimero tutazi ubusobanuro bwayo, tutazi aho iturutse. Rimwe na rimwe hari n'abanga kwitaba bakeka ko ari abashobora kubagirira nabi, wenda bakinjira muri telefone zabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Akenshi nimero zitagaragara ziba zihamagajwe n'amasosiyete y'ubucuruzi bagerageza kugurisha ibyabo tutabasabye cyangwa se tutanakeneye. Birashoboka ariko ko ari na telefone zivuye hanze y'igihugu, ariko kandi ishobora kuba ari na telefone y'umuntu utashyize ku rutonde rwabo muhamagarana, mbega nyine utasevinze muri contact zawe. Niba ariko nabivuga bikabasha kumvikana neza. Kugira ngo ntibyongere kukubaho, ushobora gushyira muri telefone yawe application ishobora kumenya bene izo nimero. Aha hari application 6 zishobora gutuma utongera guta umwanya witaba nimero zitazi, ziba ziri kugutesha umutwe cyangwa se zigutesha umwanya, zikagutesha ibyo warurimo. Application ya mbere, Trap Call. Iyi ni application iboneka kuri telefone zo mu bwoko bwa Apple ndetse na Android, yakozwe na Teltech, ikigo cyo muri New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi nubwo utarinda kuyigura, ubu buryo bwo kumenya nimero iguhamagaye ubwo urabwishyura ugatanga nk'amadolari 5. Ushobora kubona guhamagaye na nimero y'umuntu utashyize muri telefone yawe. Uburyo iyi application ikora ni ubu bukurikira. Iyo uhamagawe na telefone itagaragara, ishobora kubonwamo nuko ukanze 2 wikurikiranya. Mu kuyihagarika, mbega nyine ukanda 2 wikurikiranya mu buryo bwihuse, hahandi nyine hakupira. Iyi application ihita yohereza ubutumwa buriho nimero ya telefone iguhamagaye, ikakwereka kandi aho nimero iturutse. Uretse ibyo, iyi application itanga uburyo bwo kuzibira cyangwa se kubuza urutonde rw'amanimero utifuza ko yaguhamagara. Application ya kabiri, Truecaller, ikigo cyo muri Sweden cyakoze iyi application. True Software Scandinavia AB, kivuga ko ikoreshwa na miliyoni 85 z'abantu hirya no hino ku isi. Ushobora kuyikoresha ku buntu muri Android, iOS, BlackBerry ndetse na Windows. Ushobora kandi kwifashisha mu buryo butandukanye utarinze guca ku rubuga rwa internet. Yinjira mu makuru cyangwa se database za telefone muri miliyoni za telefone zibaruye muri miliyoni ziba zaramaze kumenyekana. Imaze kuzimenya, ishobora kuzifunga kugira ngo ntiwongere guhamagarwa nazo. Nimero nyinshi zihamagara zitagaragara ziba ziturutse mu bigo by'ubucuruzi bishaka kugurisha ibyo tutifuza kugura. Ishobora kandi kugaragaza hifashishijwe uburyo bwo gutumatumanaho bwa internet byinshi byerekeye kuri iyo telefone, nk'amafoto, ibimuvugwaho n'uburyo ashimwa cyangwa se uburyo anengwa. Ku mwanya wa gatatu, Contactive. Iyi ni application y'ubuntu ituruka kuri Inaki Brenguel wo muri Espagne, yatangije muri 2013. Aherutse kandi kugura ikigo cy'Abongereza Taking Phones. Abayikoresha bavuga ko ishobora kumenya nimero zitagaragara zigera kuri miliyoni 600. Ikikora no gushakisha nk'uko uwo ari we wese ashobora kubikora kuri internet. Amakuru afatiye kuri uwo muntu ahamagaye atagaragaza nimero, ariko rero byo bitwara umwanya. Ubu buryo bufasha kureba kuri internet abahamagaza nimero zitagaragara. Uwo ari we wese ashobora kureba kuri internet nimero za telefone itigaragaje, kandi ashobora kubona izina rya nyirayo. Bafatiye kuri iryo zina, bashobora kubona n'andi makuru amwerekeyeho kuri Facebook cyangwa se kuri LinkedIn. Ibyo byose Contactive mu kubigiraho yifashisha amakuru akunzwe kuri internet cyangwa se database, ariko kandi n'imbuga zindi bita réseaux sociaux nka Facebook, Twitter, LinkedIn cyangwa se uburyo bwo guhanahana ubutumwa kuri WhatsApp. Ku mwanya wa 4, Track Call Location. Iyi ni application yakozwe n'ikigo Smart Logic, gifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza. Yatangiye gukoreshwa mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2014. Ishobora gushyirwa muri telefone ku buntu, ntukeneye kuba ufite internet kugira ngo ushobore kuyikoresha. Uretse ibikorwa n'izo application za mbere, ufite Track Local Location ashobora no kumenya aho umuhamagaye aherereye. Ni mu gihugu uhamagaye akoresheje telefone ikoresha uburyo bwa GSM, no kuvuga uburyo busanzwe bukoreshwa henshi cyane ku isi kurusha ubundi.
mu gutumatumanaho na telefone ngendanwa. Ku mwanya wa gatanu, whose call, application zishobora kugufasha kumenya nimero yihishe yaguhamagaye zishaka database cyangwa se amakuru menshi cyane kuri wowe. Ikigo cyo muri Taiwan cyakoze iyi application n'ikoreshwa gusa kuri Google Lock, kivuga ko ishobora kugaragaza nimero zaguhamagaye zigera kuri miliyoni 20 ku munsi, ikamenya zigera mu bihumbi 500 muri zo usanga muri zo ari abashaka kugorana n'abandi bita batari bo, kimwe na contactive. Ibi bikora mu guhuza izo nimero zaguhamagaye n'ibindi cukumbura bijyanye nazo. Nk'uko icyo kigo kigenda kibisobanura, mu gihe ibonyemo nimero zitifuzwa bishobora kugufasha kuzizibira cyangwa se gutuma zitabasha kukugeraho iyo ziguhamagaye cyangwa se zikoherereje ubutumwa bwanditse. Ku mwanya wa gatandatu ari nawo wa nyuma, nyine muri application ushobora gutunga muri telefone yawe zigatuma utabasha guhamagarwa na nimero utazi, whose calling. Ntubyitiranye niyo tuvuze ku mwanya wa gatanu ya whose call. Whose calling, iyi ni application yakozwe n'ikigo Bad X, ikabisa cyane na whose call, ariko icyo bitandukaniyeho nuko yo ishobora kubona ukoherereje ubutumwa kuri WhatsApp nubwo ataba akoresheje izina ryiwe muri WhatsApp. Muri ubwo buryo nyine ishobora kubona aho ubutumwa bwa Facebook buturutse ndetse n'ubwo ku zindi mbuga nkoranyambaga. Izi application cyangwa se apps uzikoresheje ushobora gukora urutonde rw'amatelefone utifuza ko aguhamagara kugira ngo ntiyongere kugutesha umutwe cyangwa se kugutesha umwanya. Kwitotomba gukeka buri muntu wese ukuzengurutse cyangwa se uguhora hafi. Kurakarira ibigo by'itumanaho ni bimwe mu byo usanga abantu bavuga ko telefone zabo zigendanwa zitabwa n'abandi, bagakeka ko baba binjiriwe mu byo mu Cyongereza bita hacking. Nyamara mu gihe ba nyirazo baba bazifite ndetse banazihamagara bigakunda, rimwe na rimwe bikunze kugaragara ko iki kibazo nyiri telefone akikemurira we ubwe atagombye kwitabaza abatekinisiye mu gukora za telefone cyangwa se bimwe mu bigo by'itumanaho bitewe n'icyo akoresha, nk'uko bigaragazwa n'imbuga z'itumanaho nka telefone Source.co.uk n'urubuga rwa MTN ndetse n'itsinda Telecommunications Heritage Group THG. Uburyo bwo kuba telefone yawe ishobora kwitabwa n'undi muntu kandi uwo muntu utamuzi ngo si ikibazo, ahubwo ngo ni bumwe mu buryo buri muntu wese ukoresha telefone yabasha gukoresha. Nawe ushobora kubukoresha mu gihe uri ahantu utabasha gukoresha telefone cyangwa se udashaka kuyitaba, ariko ukaba ufite undi muntu wahaye ubwo burenganzira bwo kwitaba umuntu uguhamagaye. Ubwo buryo rero nibwo bwitwa call divert cyangwa se call forward mu rurimi rw'Icyongereza. Uko call divert ishyirwa muri telefone, uko niko kohereza nimero yawe ku yindi nimero bikorwa. Ukanda akanyenyeri ugakurikizaho kandi akanyenyeri ugakurikizaho umubare wa 21 ugakurikizaho akanyenyeri ugashyiraho nimero y'uwo ushaka ko azajya kwitabira, hanyuma ugakanda urwego, hanyuma ukemeza cyangwa se ugakanda OK. Ushobora kandi kwinjira muri telefone yawe ukabikoreramo bitewe na telefone ukoresha, nkuko bigaragara kuri izi ngero. Telefone ya Sony Ericsson winjira handitse setting call, ugakurikiza handitse divert calls bitewe n'iyo ushaka guhitamo ukaba ari uhitamo. Telefone ya Nokia ujya muri setting call ukajya handitse setting divert ukemeza ukabona divert calls bitewe n'iyo ushaka guhitamo ukaba ari uhitamo. Telefone ya iPhone ujya muri setting ukajya muri phone ukajya muri call forwarding ugafungura ugaklika nyine handitse open ugahitamo nimero ushaka ko izajya ikwitabira. Ushobora no kwinjira muri settings cyangwa se parametre ya telefone yawe ugashyiramo cyangwa ugakuramo ubu buryo muri telefone za SIM card 2 cyangwa se 3. So winjirira muri phone ukajya handitse setting ukajya handitse noneho call setting cyangwa se call account ugahitamo SIM card niba ari ya mbere, niba ari ya kabiri cyangwa se niba ari ya gatatu bitewe n'iyo ushaka ko baza ko kwitabira. Ugahita uhitamo call divert ugahitamo nimero ushaka ko izajya kwitabira bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Kuri izi zose twavuze haruguru n'izindi, iyo ugeze kuri call divert ushobora guhitamo igihe wifuza wowe wahaye uburenganzira ko yazajya akwitabira telefone yawe, nk'igihe telefone yawe itariho cyangwa se kuri telefone yawe iguhamagaye ntubashe kuyitaba ako kanya. Ni ukuvuga ko nyine umugenera igihe ashobora kukwitabira wenda yijimije cyangwa se ahantu hatari amarezo cyangwa se wenda uri kuyivugiraho cyangwa se ukamuha uburenganzira bwo kwitaba igihe baguhamagaye iriho ariko ntubashe kwitaba ako kanya ikarinda ivaho. Icyo gihe umuha uburenganzira bwo kuba yabasha kwitaba. Ushobora guhitamo igituma call divert ikora, divert all voice call.
igihe cyose telefone yawe iriho cyangwa itariho. Divert if unchargeable, igihe uhamagawe telefone yawe ntiboneke cyangwa nticemo. Divert if no answer, igihe uhamagawe ariko ntiwitabe ngo witabe uguhamagaye. Divert if busy, mu gihe baguhamagaye uhuze cyangwa urimo kuyivugiraho. Divert all data calls, buri wese uguhamagaye azitabwe n'uwo wahaye uburenganzira. Iyo umaze guhitamo icyo wifuza ukanda kuri activate, ukabona handitse ngo to new number, ukandikamo nimero y'uwo ushaka guha uburenganzira, hanyuma ukemeza cyangwa se ugakanda OK. Iyo birangije guhera uwo mwanya, wa muntu atangira kujya yitaba telefone yawe kugeza igihe uzabimukuriramo. Wabwirwa n'iki ko telefone yawe iri muri divert call, cyangwa se ko abaguhamagaye boherezwa ku yindi nimero? Birashoboka cyane ko abana bawe mu rugo bakinisha telefone yawe bagashyiramo divert call tabizi, cyangwa se undi muntu wese uturutse ku ruhande akabikora nabo batabishaka, cyangwa se umuntu akabikora kuri telefone yawe kugira ngo ajye yumva mu banga yawe cyangwa se indi mpamvu runaka. Ikizabikubwira ko telefone yawe iri muri call divert nuko uzabona kambe kigonze kareba hejuru muri telefone yawe. Icyo gihe uzihutire guhita ugakuramo ukoresheje bumwe mu buryo twakubwiye haruguru. Hari gihe kandi abantu bazakubwira ngo turaguhamagara tukitabwa n'undi. Icyo gihe ntuzapfe guhakana, ahubwo uzakoreshe zimwe muri za nzira twavuze haruguru zikuramo call divert, bizahita bikemuka. Ubundi buryo bworoshye wakoresha mu kureba niba nta call divert ufite muri telefone yawe ni ugukanda akanyenyeri urwego 21 urwego, hanyuma ukemeza cyangwa se ugakanda OK. Icyo gihe uzatubibona uko call divert ikurwa muri telefone. Mu gukuramo call divert hari inzira zitandukanye: gukanda nanone urwego, ugakurikizaho akanyenyeri, ugakurikizaho umubare wa 21, ugakurikizaho akanyenyeri, ugashyiraho nimero y'umuntu wahisemo ko azajya kwitabira, ugakanda urwego. Hari nanone gukanda urwego, ukongeraho urwego, ukongeraho 002, ukongeraho urwego. Ushobora nanone kwinjira muri za nzira twanyuzemo tuyishyiramo, wagera kuri call divert ugahitamo handitse cancel all divert #21 and then like you can dial in with SIM1 if you want call forwarding for SIM1 to be turned off, and SIM2 if you want call forwarding for SIM2 to be turned off. And likewise, you can also try, if this doesn't work by any chance, you can also try this. Just put in 002 instead of 21 and then surround it with the same # symbol, and then dial in with SIM1 if you want SIM1 call forwarding to be turned off, or dial the code with SIM2 if you want call forwarding for SIM2 to be turned off. Gusa hano hari igihe telefone igusaba umubare w'ibanga cyangwa se password, ugashyiramo amazerane ukemeza, bihita birangira bikavamo ako kanya. Wamaze kandi guhitamo igihe utifuza ko wajya witabwa n'uwo utahaye uburenganzira, ushobora guhitamo deactivate mu mwanya wa activate. Kubajya bareba filimi cyane iz'abanyamerika, iyo hajemo ibibazo by'umutekano w'igihugu uzakunda kumva bavuga gukoresha umurongo wa telefone utekanye udashobora kumvirizwa. Ushobora kwibaza kuri ibyo muri filimi, nyamara bibaho koko mu buzima busanzwe. Hari uburyo bukoreshwa bugatuma umurongo wa telefone runaka udashobora kumvirizwa. Umuyobozi w'ikigo cy'inama ku mutekano w'ikoranabuhanga cya Reno Security Lab, Benny Caudil, yavuze ko ubu buryo buberaho kwirinda ko telefone yawe yakumvirizwa cyangwa igakurikiranwa n'undi muntu runaka. Yagize ati, iki kibazo mpora nkibazwa hashingiwe ku bigaragara muri za filimi, gusa muri make ubu buryo bubereyeho kurinda kuhamagara yakumvirizwa n'undi ku ruhande urwo rwose. Ibi bigerwaho hifashishijwe ikoranabuhanga rituma umurongo ujyamo code itafungurwa n'undi wari we wese. Ni uburyo bwitwa encryption, butuma umuntu atakoresha uburyo bwo aribwo bwose, haba kwinjirira mu migozi ijyana mu mirongo cyangwa gukoresha ubundi buryo ngo yinjirire telefone yawe uri guhamagara. Caudil yagize ati, nubwo nabasha kubona sinye cyangwa se signal ya telefone yawe cyangwa nkinjirira imigozi itwara ihuzanzira rya telefone yawe ryo mu rugo, sinabasha kumviriza ibyo uvugira kuri telefone mu gihe ikingiwe encrypted. Haba bakoze telefone ndetse na leta ntibabasha kuyumviriza nabo. Uhamagaye nawe hari uburyo izo code ziba zirimo zituma itabasha kumvirizwa, zihita zivanamo akabasha kukumva neza mu buryo bunoze, ariko ku rundi ruhande rwa gatatu rushobora kubumviriza. Hakaba na telefone zubakanywe ubwo buryo zihamagarana gusa nizo byubatse kimwe. Hari uburyo bubiri ushobora kwifashisha kugira ngo ukoreshe ubu buryo butuma utumvirizwa: end to end encryption. Hari uburyo bukorerwa imbere software, hakaba n'uburyo bukorerwa inyuma hardware.
uburyo bwo kubikora hifashishijwe software bumaze kumenyekana cyane, kuko ubu nk'urubuga rwa WhatsApp rurabufite kimwe n'izindi application zikoreshwa mu kohererezanya ubutumwa kuri telefone zigezweho za smartphones. Kaudil yavuze ko kugerageza gukoresha ubu buryo ari indi ntera, gusa ngo hari abagaragaza ko ubu buryo bushobora kuba butizewe nk'uko umuntu yabitekereza. Yagize ati niba telefone yawe isanzwe ifite utubazo mu mikorere, hari ubwo abajura kuri internet bashobora kukumviriza. Rero haracyari ikibazo cyo kumenya ikigero ubu buryo bwaba bwizeweho uko cyaba kingana, gusa nanone nibwo buryo bwiza kuruta gukoresha ubusanzwe. Nibyo rero tujya tubona muri filime aho umva perezida avuze ngo mumpe umurongo wa telefone utekanye. Haba hari telefone yubatswe yifitemo ubwo buryo bwo kutumvirizwa igahamagarana n'izindi zubatse nkayo, hakaba nta rundi ruhande rushobora kuyumviriza. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Iyi ni Red Blue JD, njye ndi Emmanuel ahishakiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi bara kimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.